Turabasuhuje bakunzi b'ubutumwa bwiza, mwe mukunda Yesu Kristo, mwe mukunda umusaraba wa Yesu, mwe mukunda imirimo itangaje Imana yakoze muri Kristo Yesu. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu biganiro byacu, mukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, Facebook, YouTube, TikTok ndetse na Instagram. Channel zacu cyangwa se imbuga zacu zitwa IJURU ntirikorerwa TV, yaba ari kuri YouTube nuko twitwa, yaba ari kuri Facebook nuko twitwa, yaba ari kuri TikTok na Instagram nuko twitwa. Komeza dukurikira, komeza ubane natwe, komeza wunguke, ariko dufatikanije twese kungukira hamwe. Komeza unararike abandi kugira ngo babane natwe mu biganiro. Ibyiza wamenye ubigeze no kubandi. Njyuvuga amazina ni Emile Nshimiyimana, nkaba ndi umuvuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Imana yangiriye ubuntu muri Kristo, irabimenyesha, impa kubyizera, bimpesha amahoro, ariko nanjye mbangiye mu mwenda wo kubitangariza abandi. Nishimiye kuganira nawe, nishimiye gutaramana nawe, nishimiye mu by'ukuri kungurana nawe, nishimiye gusangira nawe ibyiza byinshi Imana yaduhereye muri Kristo Yesu. Ndi kumwe na mwene data nawe utari mushya mu biganiro byacu, ndagira ngo abasuhuze ubundi anabahe ikaze, hanyuma twinjire mu biganiro ariko twamenyanye. Karibu mwene data. Murakoze. Nanjye ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abakunzi b'ibiganiro byacu, nkunda kuvuga ngo ibiganiro byiza, ibiganiro biruhura, ibiganiro bikiza, ibiganiro bikura umuntu mu rupfu bikamwinjiza mu bugingo, kandi ibiganiro byiza bihereza n'uwamaze kuva mu bugingo mu rupfu akagera mu bugingo bikamuhereza imbaraga zo gukomera. Amazina rero yanjye ni Musabyimana Yosefu umugisha. Nanjye ndakijijwe, Imana yangiriye neza, impagakiza kayo ku buntu, ubundi mwisi ndi umukiranutsi mbikesha igikorwa Yesu yakoze ku musaraba igorogota. Ikaze mu biganiro byacu. Amen. Ikaze rwose, ikaze nanone. Turi hano ku bwanyu, turabakunda cyane, kandi reka tubakunde ni mu gihe, kubera ko n'Imana yarabakunze ibatangira Yesu kugira ngo mu by'ukuri abahe kubaho, abahe ubuzima bwiza kandi bw'iteka ryose. Turi hano kugira ngo he kugira ucikanwa kw'iyo migisha ikomeye Imana yatangiye muri Kristo Yesu. Kandi natwe tuzi ko gutanga biza n'umugisha kurusha guhabwa, niyo mpamvu tubaha no kugira ngo Imana ikomeze twungure n'ibindi, hanyuma tubone byinshi byo gutanga, ariko tubone na byinshi natwe byo kudutunga. Ukomeze tubyibuhe, ubugingo bwishimira umubyibuho kandi. Amen. Nibyo. Twihuse reka dusangire amagambo ari muri Luka muri cya 10 umurongo wa 38 kugeza ku wa 42. Yego. Luka igice cya 10 umurongo wa 38 kugeza ku wa 42. Yego. Wadusomera mwene data? Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Haravuga ngo nuko bakigenda bajya mu kirorero, umugore witwa Marita aramwakira amujyana iwe. Uwo yari afite mwene se witwaga Mariya, yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Aho bigeze aramwegera aramubaza ati, databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yampariye imirimo? Wamubwiye akamfasha. Umwami Yesu aramusubiza ati, Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Imana ishimwe.
Imana iguha umugabane mwiza utazakwa nawe. Ariko umugabane mwiza umuntu atazakwa n'uwo. Umugabane mwiza umuntu atazakwa ni ubugingo budashira. None se ngewe rero nkunda ijambo ry'Imana buriya cyane. Ijambo ry'Imana riraza rigahindura ibitekerezo by'umuntu. Mbese ukuntu umuntu aba yibwira ibintu ryo riza rigaragaza ibitandukanye n'iby'umuntu yibwira. Tekereza ko umuntu wahisemo umugabane mwiza atazakwa ari Mariya wiyicariye ku birenge bya Yesu. Mu gihe Marita urimo urashyashyana ahihibikana kugira ngo yakire Yesu, ari utahisemo umugabane. Yahisemo umugabane azakwa. Urumva ko biratandukanye. Mu buryo busanzwe wenda tubikuye mu izi mvugo ziba zijimije, kuko niyo mpamvu tuba turi hano. Ntabwo tuba turi kugira ngo tubasomere ibyanditswe hanyuma tubabwire ngo mwakire ijambo ry'Imana ngo dushimiye Imana. Tuba turi kugira ngo dusobanure ibyo bintu bisa nkaho bigoye gusobanukirwa. Natwe nyine uko Imana iba yagiye itumurikira, hanyuma natwe urwo rumuri turubagezeho. Mu by'ukuri iki cyanditswe kiza gishimangira umutwe ndetse w'izi mbuga dukoresha zacu, aho zitwa ngo ijuru ntirikorerwa. Nushaka ubyita ubugingo buhoraho ko budakorerwa, ariko ni kimwe, ijuru ntirikorerwa. Kuko uwakoze hano yaba ari uhabwa ubwo bugingo buhoraho, bwari guhabwa nde? Marita. Bwari guhabwa Marita. Ariko Yesu arabigaruye, aravuze ati hoye, uwahisemo umugabane atazakwa si Marita ahubwo ni Mariya. Ni Mariya. Dore ikibazo cy'abantu bakorera ijuru, banagirana ibibazo n'abantu batarikorera. Bari intambara. Wabonye intambara ya Marita? Yari intambara y'amagasi. Ati kuki utabwira Mariya? Ntabwo uri kubibona uburyo aba yamariye imirimo yenyine. Abantu bakorera ijuru bahorana ibibazo byinshi, kandi banagirira ishyari abantu bamaze kuryakira ry'ubuntu. Niyo tuvuga ibi baba dutera amabuye, babasha kutarifata iri ryo mu muhanda, ariko yanagutera ijambo tuba wishyize hejuru, tuba wigereranya ngo ufite ijuru, uri mu isi. Nyigisho z'ubujyamu ayose ni amabuye, ni ikibuye cy'ibibuye by'ibitosho by'isara. Iyo kibuye cya Marita cyari gifite imbaraga, kirindwa mubi. Ntabwo yakwihangana gukora umunsi wose ataragitora. Ari muri korari. Ariko niyo mpamvu Imana itaha umuntu ijuru yarikoreye, kubera ko yazateza n'akavuyo mu ijuru. Yazateza n'akavuyo ka Marita yo guteza imbere z'umwami. Bazanigana, bazakora intambara ikomeye cyane, nk'imwe shitani yakoze cyane. Urumva rero nyine ibyanditswe birasobanutse cyane, ariko kubyumva bisaba ngo umuntu aba amurikiwe. Nibyo. Marita niwe uri gukorera Kristo nk'ibigaragara. Marita niwe uri gukora imirimo y'Imana. Nje gushaka ibyo kurya. Ategurira umwami. Kandi kuva gutegurira umwami ntugire ngo ni umuceri abo cyangwa se ibijumba cyangwa se makaroni n'ibindi. Gutegurira umwami ni uvuga ngo ngewe ndi umucuranzi, ngewe ndi umwingenzi, ngewe ndi diakoni, ngewe
ndi d'urgence. Iyo ni imirimo nkorera umwami. Njyewe ndi pastor. Yego. Njyewe ndi padiri. Sinsiba burakeye. Sinsiba niba turi. Icya 10 sinjya nkinyereza. Ngitanga neza. Niyo nibeshye ntanga ibirundo. Hari n'ukuntu kandi nibyo koko ibirundo gutanga n'amafaranga. Yego. Uteganya ati hari ubwo naba gitanze neza mu bihe byatambutse, reka ntangire rimwe akuremwo esheke. Uti ngewe njya nafasha n'abakene. Undi ati ngewe si ibyo gusa mfasha n'imfubyi n'ay'inyubako. Si nibyo gusa, hari n'abana nazanye mu rugo ndera. Abaravuga maze imisara gaturufu ngo mfite ngo 3 ngo nabandi ngo 4 ndera. Ati ngewe uti nta butayu ntazi bwo mu Rwanda. Ntabwo njya ntanga, si nibyo gusa, ntanga umusanzu wa korari nkanawutangira n'abandi bawubuze. Oya, imirimo ya Marita ntabwo twayirondora. Marita ni myinshi pe. Imirimo ya Marita ni myinshi. Imirimo ya Marita ni myinshi cyane. Ni myinshi. Noneho ari gutangazwa n'uburyo Mariya wehe yibereye ku birenge by'umwana, ari kunezeranwa nawe n'umwana. Mariya nta gushidikanya ko hari yari yicariye, yari arimo kumva amagambo ajyanye na misiyo ya Yesu. Nibyo. Kuko none se Yesu se ikindi cyamuzanye nta nibindi yaganirizaga abantu. Yarimo amubwira icyamuzanye. Nibyo. Noneho ikinagaragaza ko Mariya yari yanacyemeye nuko nyine yavuze ati we yamaze guhitamo umugabane mwiza atazagira ute atazaba. Muri make ntabwo ijuru cyangwa se ubugingo buhoraho ari igihembo cy'imirimo idashira abantu bakora. Yego. Ahubwo bisaba kumva neza ugasobanukirwa icyazanye Yesu, icyo akaba ari cyo wizera. Yego. Ijuru ukariryama. Yego. Ukajya urijyana mu isoko ukaritahana ushima umwami unezerewe. Mbese ubwo noneho ushima umwami wo mu ijuru. Mu isoko urifite, mu murima urifite, mu ndege urifite, mu modoka urifite, uri kuri moto urifite, banagutwaye urifite, mu igare urifite, uri guteka urifite, urimo urarera umwana ufite ijuru, urimo urasimbiza umwana kuri kumukarabya mubyeyi. Ijuru urifite, uvuga tabera tuzataha. Urimo uratera agapasi. Ijuru urifite, usonga ubugari ufite ijuru. Ushima Mariya yahisemo neza kabisa umugabane atazakwa. Ariko nicyo dushaka kuvuga. Abantu bashakira ahantu hatari kandi henshi bakavunika cyane. Nukuri abantu baba bakoze baba hibikanye. Ariko ngo ngombwa, ijambo riri muri komeye hano niri ngombwa ni kimwe. None se hari umuririmbyi ujya uvuga ngo kuri umwigisha w'abandi. Yego. Ukabigisha ibyo Uwiteka. Yego. Ariko ntubageze kutabageza ku musaraba. Aravuga ngo wigisha. Ubwo nyine ubigisha iki? Ukarondora ukamenya kuvuga mu Isirayeli umugezi wa Jordan. Ukabuzi kuvuga umugezi wa Nili. Ukabuzi kuvuga uburyo baboheye Mose akato. Ukabuzi kuvuga ukuntu umukobwa wa Farawo yamutoraguye n'ukuntu yarerewe ibwami. Izo nkuru ukabuzi kuzibara, kuzitondagura, abantu bakanabigukundira, kagukomera amashyitsi. Twabonye umwigisha ariko ngombwa ntayihari. Ako kantu Yesu yagatambitse Nikodemo. Yego.
Nikodemo Ego. yaraje aramubwira ati ariko mwigisha turabizi ko avuye ku Mana Ehe. nta muntu wakora ibi bintu ataravuye ku Mana Yego. utari ko umuntu yakora iki kugira ngo aragwe ubwami bw'Imana. Yesu amubwira akantu gakomeye aramubwira ngo birasaba kuvuka ubwako. Mwigisha Nikodemo biramucanga. Umwigisha Nikodemo aravuga ati karabaye none. Umuntu w'umugabo. Noneho arabaze ubu nasubira mu nda ya mama nkongera nkavuka. Kati karabaye. Yesu nawe ati karabaye. Arabaze ariko none. Ubwo ni gute waba uri umwigisha w'abandi? Nta ngombwa irimo. Ariko nawe ahari barakwemera uri umuvugabutumwa Imana ihagurukije mwino minsi usizwe amavuta wabyigiye cyangwa umuhamagaro w'ubushake ariko niba nta ngombwa kakubayeho ibyo bintu byose ndabona Yesu yabitesheje agaciro yabitesheje agaciro. yakubise hasi pe. Banza urebe ko ngombwa arimo. Niba ngombwa ntawe ushaka ngombwa ubwo ngombwa kiboneka urajya ahubwo nyine waruhuka uruhukane n'umwana agushimira umwana kuko none se urabona Marita niba ibintu ari gukora atari kubyirata ubu washimira Imana iki wemerewe mu guhihibikana nk'uko kwa Marita? Ntacyo. Hari icyo washimira Imana? Nta gihari. Reka no tuvuge ngo turabizi ko abantu bavunika, turabizi ko abantu bigomwa ibyo kurya runaka, abantu bigomwa ibiryo, abantu bigomwa igihe. Abantu bigomwa igihe ni ukuri agafunga iduka. Yego. Ibiryo akabireka iminsi 2, 3, 4, 5, 7. Yego. Ngo kubw'umwami. Ariko abantu Pawulo yazwe nabavuze mu gice cyacu cy'Abaroma yaravuze ngo ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ritava mu bwenge, ni muri ngombwa, ritava muri ngombwa. Mbese haburamo icyangombwa, haburamo icy'ingenzi, haburamo icy'ingenzi. Turabizi ko muvunika pe, turabizi ko mwakoze byinshi. Hari n'umuntu uvuga ati ariko se ibi bintu abantu barimo baravuga n'imyaka maze nkorera Imana ubu byose nabitesha agaciro. Nyine turabyemera ko wavunitse, ariko se niba bitarakugejeje ku musaraba. Yesu abwira Nikodemo ati ni ukuvuka gusa ubwa kabiri. Nikodemo ati se ko ukungana nshaje nasubira mu nda ya mama nkongera nkavuka? N'ubwanwa ariko niyasubira mu nda ya nyina akavuka nabwo yari kuvuga ari umunyabyaha cyane rwose, kigewe n'umubiri. Yesu aramubaza ati birantangaje ukuntu uri umwigisha w'abandi nawe utazi icyo. Ariko birababaje ko abantu benshi bavuga ko arabigisha ndetse naho kwigira habaye henshi cyane. Ariko mu by'ukuri icyangombwa ntacyo abantu bafite, ntacyo n'icyo batanga ntikigirira abantu umumaro kubera ko atari cyo cyangombwa. Ariko icyangombwa ni kimwe, ni ugusobanukirwa neza umurimo Yesu yakoze. Yego. Mbese abantu bicare ku birenge by'umwami nk'uko Mariya yari yicaye ku birenge by'umwami agatuza. Mbese abantu batuze akavuyo k'imirimo abantu bagashyire hasi ahubwo baturize ijambo ry'ubutumwa bwiza. Arega niryo Yesu yari kubwira Mariya, niryo abantu bumve umurimo umwami yaje kubakorera. Erega niwe wakoze. Erega nubwo Marita yari gukora, ariko ntabwo yari gukora nibigereranywa n'igikorwa Yesu yaje gukora. Kuko ijambo ry'Imana rirabivuga.
aba ngo kuko umwana w'umuntu ataje mu isi gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi. Urumva Marita we yarari no mu kazi katarake k'umukozi yari yabonetse witwa Yesu. Amen. Uwakoze n'umwe ahubwo habeho kwizera uwo umwizereho ko mu by'ukuri ibyo utashobora gukiranuka utashobora hari undi wakiranutse. Yego. Ikindi mu by'ukuri tutagomba kwirengagiza na gato nuko Imana nk'umucamanza utabera muri yo hagomba kubonekamo ubutabera. Nibyo. Guhana icyaha, guhana umunyabyaha. Yego. Umunyabyaha rero yarahanwe, ahaniwe muri Yesu. Ntabwo Imana yadukuriyeho igihano, ahubwo Imana yaduhaniye muri Kristo kugira ngo ubutabera bw'Imana bube bwubahirijwe. Hanyuma Kristo arapfa, Kristo arahambwa, Kristo arazuka ku munsi wa gatatu. Amen. Aturangirije igihano. Ubundi burya kuzuka kwa Yesu niko kwahamije ku mugaragaro ko duhindutse abere. Nibyo. Ni nkacyo cyangombwa kitubohora. Nibyo. Abaroma kandi harabivuga 25. Yego. Yatangiye ibicumuro byacu ariko azurirwa kugira ngo tugirwe abakiranutsi. Ariko reka ngaruke nanone mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari ukuntu usanga abantu bashaka kubaho neza. Sibyo se? Yego. Nta muntu udashaka kubaho neza. Arahari? Ntawe. Umuntu wese amaranira kubaho neza. Hakaba n'igihe umuntu agira ngo n'ubundi guhihibikana. Ahubwo mu guhihibikana umuntu icyaba ashaka cyane ni imibereho myiza. Ariko zirashoboka ite tarimo ngombwa. Nabyo reka tubigarukeho. Nibyo. N'igituma abantu batabayeho neza si ubukene bw'ibifatika abantu bafite. Nukuri. Ahubwo nuko imibereho yabo n'ubundi buramo ngombwa. N'ubundi ngombwa ni kimwe. N'ubundi ngombwa ni kimwe. Uzi kuntu Petero yaravuze ngo kuko mwizeye. Yego. Ngo mwebwe muzi ko kwizera ari bigiciro cyinshi. Ngo ariko kubanze kwizera ngo ibuye bubatsi banze. Ngo ryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Ngombwa. Ibuye nsanganya rukuta. Tekereza inzu nawe idafite inguni. Nawe ucuruza ukeneye Yesu mu bucuruzi bwawe kugira ngo aguhombore no mu bihombo byawe. Nawe wicaye muri biro. Ukeneye Yesu. Kugira ngo anakubanishe nabo mukorana neza. Nukuri. Unishimira akazi da. Nibura nako kishimira. Kuko hari ngombwa. Uzi ko umuntu ahora ahindura akazi ava muri akajya muri abakoresha dufitanye ibibazo kari akazi nako ntawamenye ibyago ariko atari ikibazo cy'abakoresha ahubwo ari ngombwa wabuze. Kuko utaturije muri Kristo ntiwaturiza mu kazi. Ntabwo bishoboka. Utaturije muri Kristo ntiwaturiza muri karitsiye. Ntibishoboka. Ubu tubona karitsiye utuyemo ari mbi. Utaturije muri Kristo ntabwo waturiza mu nzu utuyemo. Nta modoka yakunyura. Nta mwambaro wakubera. Okada. Impamvu utaberwa si uko bakudodera nabi. Oya. Si n'ubushobozi buke bwo kugura imyenda. Ahubwo ni ngombwa. Haraburamo ngombwa. Ariko ngombwa ni kimwe. Ngombwa ni Kristo. Uwo niwe mutanga bugingo, niwe mutanga buzima. Aduhesha ijuru ariko ntaduhesha ijuru gusa. Nibyo. Ahubwo ni imibereho ya hano mu isi ishingiye kuri we. Reka twongere tuvuge ngo irashoboka. Reka twongere tuvuge ngo kubaho neza muri we birashoboka. Ko bishobokera muri we nyine. Nibyo. Birashoboka kwishimira urubyaro ntirukubere umutwaro ahubwo rukakubera umugisha. Harakunda abantu bajya ngo abana ni umugisha. Ariko nta ngombwa
bararemera ngubonye umugore ngabonye ikintu cyiza ahawe ngo n'Imana ariko nta ngombwa irimo nta Yesu umugore nta kubera impano nziza ngombwa ni kimwe ngombwa ni kimwe nukuri igihugu tuyemo cyakubera cyiza ariko kubera ngombwa nibyo wahaba utuje wahaba utumva ko hari ahandi hari utahuri utumva kusiganwa utumva ko wasigajwe inyuma n'iminsi utumva ko amahirwe yagucitse amahirwe ari muri ngombwa ngombwa Yesu niwe banze nikijambo ndavuga ngo niwe banze ryo kwizera ariko ni nawe ugusohoza rwose niwe shingiro ryo kwizera kwacu ariko ni nawe shingiro ry'imibereho myiza yose kuko nanone hari igihe tubwira abantu kwizera Yesu kugira ngo bahabwe ubugingo buhoraho bakagira ngo birangirira aho nyine ariko muri ibi aravuga ngo ubwo bugingo bubeshaho ubwo bugingo bubeshaho abacunguwe bahose imitima ya binezezwa n'ukwihoribo ni byiza imitima yabinezezwa nuko ihora ibona ibyiza ariko se nuko mu isi bibi bidahari ariko ngombwa yo yabonetse byose bitubera byiza ubwo bugingo buba bugiye kubeshaho abacunguwe bahose bukakubeshaho no mu kazi yego bukakubeshaho no mu rugo yego bukakubeshaho mu baturanyi yego akazi kakakubera keza igihugu kikakubera cyiza bese ku buryo kwambara noneho uberwa yego noneho ukarya ukabona ibiryo byose birakuryoheye amen noneho ukisiga ugacya iyo nayo ni intambara ikomeye ariko muri mbere avuga ngo ubw'umwami Yesu ankunda ndamahoro ngo byose bizambera byiza ndamahoro kubera ko ngombwa arahari ariko ubu urabona ko Mariya ibintu byose byari byamubereye yahisemo umugabane mwiza nibyo turimo turabwira abantu rero icyangombwa reka mvuge ngo hari n'abantu wenda ndabizi hari n'abantu batekereza ko ibintu by'Imana ari iby'umumaro muke yego bagatekereza ko ari n'ibyo abantu wenda babuze icyo bavuga cyangwa icyo bakora yego nabo babaho akavuga ati imibereho yanjye izashingira kuri business izashingira ku mashuri nize izashingira kuri tekinoloji na siyanse na medicine n'ibindi bitandukanye nabo babaho bene ariko reka tuvuge iki ngiki ahubwo ibyo bizakugirira akamaro ari uko ngombwa yabonetse reka tuvuge ibindi byose washyira imbere ariko Yesu ataje ku mwanya wa mbere byose ni imfabusa ntibizakubonerera ntibizakubera byiza hari ibyo isi yita byiza ariko ntibizakubera byiza ngombwa atabonetse muri ibyo bintu ngombwa rero turi kuvuga nta wundi ni Kristo amen nanone hari abantu babwiye Yesu nabi bamubabwira atari uwo kubagirira umumaro yego bityo navuga ngo bavuga ko bamwizeye ariko n'ubundi imibereho myiza ntiyabagezeho yego turimo turavuga Yesu rero bwa mbere utanga ijuru yego hanyuma ariko ubwo wahindutse umuragwa w'ijuru ukanabonera muri we muri Kristo imibereho myiza y'abana b'Imana reka mvuge ngo burya umwana ntakira nkawe hakira umuryango nibyo burya icyubahiro cy'umwana gishingira ku muryango nibyo aturukamo yego ndashaka kuvuga ngo umwana w'ijuru umwana w'Imana yego umuraganwa na Kristo yego burya ni umutunzi wa byose
amen mu mana. yego Bivuze rero ko mu by'ukuri hera kuri icyo, banza ku cyangombwa, ibindi bize nyuma. biza nyuma. Uba uhindutse umuragwa, Yego, kandi uba ubaye umuraganwa na Kristo. yego mwene data. Uba urazwe byose ariko ubiragiwe muri Kristo Yesu. Amen. Ukabaho neza kandi kubera ko ngombwa wamaze kwizera Kristo, noneho imibereho yawe noneho ishingira kuri we, kuri uwo wizeye, ibyiringiro byawe bikaba kuri we. Kuburira amaso yawe wamuri ngo nduburira amaso yanjye, mbese gutabarwa kwanjye kwavahe, ukabona ko gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ako kantu nako ni keza. Waremye ijuru, none se uwaremye ibyo byose yananirwa iki? nta kimwe. Ahubwo igihombo ni ukutamutunga, nuko atari we mutabazi wawe. Ibindi byose wakwishingikirizaho ni imfabusa, ariko uwo ni wo kwishingikirizaho. Amen. Kandi inzira yo kumugeraho si yindi, ica kuri Kristo. Niho honyine. Ni wavuze ngo ninjye nzira, ni nanjye kuri, ni nanjye bugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Izera uwo nk'igisubizo cya byose. Yego. Hari abazakubwira ngo bazagukorera deliverance n'ibindi, ngo bazakubohora ngo ubohoke, ariko uwo ni ubohora. Bakubohora gute batarabohotse? Ahubwo turiho ubwo turakubohora, kuko turakubwira ubohora. Nibyo. Kandi kubohoka nyakuri ni ukubanza umuntu agakira urubanza rw'icyaha. Nibyo. Ahantu hambere umuntu abohoka ni mw'urwo rubanza. Urugo. Umutima uboshye ukubwira ko ugiye mu rubanza rwo kurimbuka, urubanza rw'ibyaha. Yego. Wavuga ko ubohotse utese? Ntibishoboka. Banza uboke mw'urwo rubanza rw'ibyaha, hanyuma ni nabwo uzabohoka no mu mibereho yawe yose. Amen. Uwo rero arashoboye, uwo niwe mugenga wa byose. Amen. Niwe jambo, niwe waremye byose, niwe ubeshaho byose, byose biramwumvira, niwe ubitegeka. Niko muri yavuze. Yavuze ngo mbeshwaho no kwizera Yesu, ngo mbumbatiwe n'imbabazi ze. Yego. Ngo mbumbatiwe n'umukiza unkunda, ngo nizeye Yesu nta bwoba mfite. Aho rero niho hari ibyiringiro bidakoze isoni. Aho niho hari gukira ubwoba, hari gukira amaganya, hari gukira kwiganyira, niho hari kubumbatirwa, gukira gusuhuza umutima. Hari n'abantu bagiye bavuga ko batagira inshuti, ariko reka tubwire inshuti nziza yitwa Yesu. Arwaririmbye avuga ngo Yesu arusha abandi bose kudukunda, ngo aruta nuko abavandimwe bakundana, ngo nawe izindi nshuti zose zaduhararukwa zikaduta, ngo ariko Yesu we ntabwo ahemukira uwo akunda. Urumva n'abantu bafite ikibazo cy'inshuti turi kubarangira inshuti nyanshuti. Icyo kibazo nicyo kirahari. Hari abantu bavuga ati ngiye abantu barampemukiye, imiryango yaranje, abantu baranya, tubu nta muntu nakwizera, igihe singira n'igikundiro, abandi nabo ati twakuderevura ukagira igikundiro. Oya, igikundiro wakigira muri Kristo honyine. Nawe ukumva ko ukunditse kandi nukuri, kandi ukumva ko ukunzwe n'ukomeye. Amen. Kandi ukavuga ngo ubwo wankunze birampagije. Yego. Kuko aruta bose izindi nshuti zose zo mu isi. Ubwo nibwo butumwa bwiza tubafitiye, n'amagambo y'ihumure, n'amagambo abakomeza, n'amagambo akura mu rupfu akageza mu bugingo, n'amagambo abeshaho, n'amagambo arema ibyiringiro aho bitari. Amen. Aho bitari. N'amagambo akura ikuzimu agashyira mu buzima, akura ku cyavu akicazanya n'abakomeye, n'amagambo ateturura, atabara. Gira abantu bareke kurira, gutabarwa kwarabonetse. Ubu rero gutabarwa
abantu nibareke kurira abantu nibave mu marira ngombwa arahari abantu bave mu gahinda bave mu bihombo bave mu bwigunge mu bihombo hari umuntu ubutegera ati narahombye ati ukumundeba ati kera ati nari umuntu ati ukora ibiniri ati usobanutse ati none ati narahombye oya Yesu akura mu bihombo ariko umuntu wadukuye mu gihombo cy'Adamu igihombo Adamu naradugizemo akakituvanamo yabuzwa n'iki ariko igihombo kingana no kujya mu muriro utazima akakituvana ubuze ibindi bihombo sushaka akaduha ndi mahira yanyuma ibindi bihombo se umuntu yabasha kuvuga nibihe koko oya ibindi biroroshye ibindi ko byoroshye ibindi biroroshye Yesu akura mu gihombo anakiza burya anakiza no kutikunda yego cyane kutikunda hari umuntu uvuga ati ngewe nta nubwo Imana yandemye neza ngewe sinateye neza abandi yabahaye amataye ngewe wapi abandi yabahaye ubwiza ngewe wapi Imana yatugize beza muri Kristo yatugize neza itugira beza cyane abantu basa nk'uko Yesu asa n'igikundiro muri Kristo kigize gute kirahari nutunga ngombwa n'ibindi byose bizazana n'uwo nguwo nukuri aho hari byose turabashimiye yego mwabanye natwe mu kiganiro biba ari byiza tunishinze uburyohe bwabyo ntabwo twabona mu by'ukuri aho tubibika mu kiganiro kimwe ntibyashoboka yego bisaba ngo mukomeze mukurikira ibiganiro kuko nibyo ubutaha birabategereje kandi tuva mu bwiza tujya mu bundi ariko iyo wabanye natwe mu kiganiro cyose kuva cyatangira kugeza gishoje turagushimiye ukomeze ubane natwe ukomeze ukurikire channel ntihagire ikiganiro na kimwe kigucika buri cyose gifite ubwiza bwacyo ariko n'Imana iba yadushoboje kugira ngo dutange ijambo ryayo nk'uko riri tumurikiwe n'Imana nayo turayishimiye cyane bwambere kubera ko yaduhaye cyo kuvuga yaduhaye ijambo ntaryo twari dufite ubwo noneho umuntu yagira n'ijambo muri Kristo ahubwo ubwo umuntu wavuga ko adafite ijambo Imana imuhaye ijambo tuje Imana naduhaye ijambo turarigira nawe yaguha ijambo abo yahaye ijambo Mana we abo yahaye ijambo Mana we turarigira nawe wabona ijambo ukabona n'icyo ubwira abandi ngeze ndavuga bakanyumva nene niki nababwira aguhaye ijambo ryanyiri ijambo ijambo bitari amagambo twari turimo turasoza yego niba ari ijambo ryanyuma ufite wabwira abakunzi bacu nugushibira abakunzi bacu yego kandi mbabwira ngo bakomeze gusangiza n'abandi ibi byiza babona ibi byiza byabakijije be kubyihererana babihereze n'abandi kugira ngo nabo bakomeze kunezeranwa nabo umunezero twanezerewe muri Kristo Imana ihimbazwe none n'iteka ryose amen